umugore uzamutuza mu gikoni se ariko byo utekereza gatogo kuba umugabo so kugira ubwanwa no kunsumba jo usanga umugabo kukurusha nawe uri umugabo ariko uri imbwa y'umugabo cyangwa uri umugabo w'imbwa gukomeretsa ariko bibere hamba mbibonye Teme ibyo bintu mbwiye ubikuye ku mutima cyangwa ubikuye ku mutwe gusa w'imbwa Teme mbwa wenda ndabikabirije ariko gato ntago uri umugabo pe nta kindi kintu naba cyose kitayimbwa niba ntari umugabo wuzuye samvuga ibiryo byi ntago nagutenguha ngo mvuge iryo jambo wowe uri iki ndi rutebisi ndumuzaba ntacyo maze ndabyemera ukora akazi k'iki saka imbwa imbwa ntiyagakora hano uri nk'imbwa ya papa yidireka uwo wiyemye bagira inama ntibumva barankomeretsa buri kanya You want to know my name? Yeah, I want to know. Really? Really. My name is Nadia. No, that's nice. It's a nice name. Yeah, thank you. My name is Fati Wabo Inagan. What? My name is Fati Wabo Inagan. Is it Rwanda, English, French, Spanish, what? That is not a language from Spanish. That's what? That is language from Spanish. Ukabije ubwiyemezi. Nyaga ubwiyemezi. Amafaranga n'icyakora. Banko nagiye kumuterera ivi. Mbabara rivuga gahoro kuko ni surprise tugomba gutungura Brenda. Batera ivi ndi Brenda. Propozo nyine yiko. Bingo byo bapfukama ngo barambikane me. Nyine? Nabundi rwose ariko nta kindi yakora uri yazapfukama. Yapfukama ku izina rye azapfukama ahubwo azabikora n'imirundi 3. Atapfukama se samukunda kumwe. Niyo maje giye ururangirwa ngapfukama hasi ngo ninda ndabwibwira ngo uzandongora menye harya bivuga no mu ruzungu. Sheri nanjye nutaritera ntago nzabana nawe. Impfukamira wowe. Imbere y'Imana yo mwijuna nyine utahita ntago nzabana nawe. Akusiko umva be akira. Nge nawe noneho tunarangizanye. Ntago nafukama. Nge nawe turangiza ngo iki? Akuko iki ushyira kode nyinshi cyane mu mutwe. Urampinduye nanjye kwambara ibintu nk'ibi ngo umuntu agusaga service kamwe gato aho ukatangiye kuvuga gute Sheri nta nubwo nshaka gusakuzanya nawe nanjye do imbere y'Imana mutanterere ko se amaso gawe no murimbo eze ni wowe ndago se wambonye ko mugarutse ndagarutse nyine ahubwo mvungurira wavuganye na boss se ndago twavuganye njaka kuvugana no niba mutavuganye ntibyakunda hangaha ariko ngaye wakwiyoroheje ahandu ni wanyu umva niba ari n'ikibazo cya gitoki wazanye hanga uje kurya umenye ko gitoki tuya twitekanga muri weekend ndakubwiye ko mfite inzara tayifite sugura aho hanze udafite inzara ariko ngawe koko ndakindu wibereyo uri kigofera uri ibikoti ariko reba iyindi uri kureba hanga urona nagira inzara mfite indi meze ritya ngewe ndago wirirwa uri gusunika garuno rugi ari kindi kintu ushinzwe hano namaze rero byo ni Mari Cyaba tata we gira urya ako winkoraho nawe dore twebwe iwacu yo tugira dutya reka nkwereke gira gutya bagahita bagira barya amakuru ni meza cyabaye uracyavomera abafundi no kuri dore twariganye dore sigaye nambara ko dore cyari mu bintu by'ibikambiri n'ibiki ibi ngibi iyo byambaye batagufunga impamo y'Imana pe wamperuka gase niko rero nanjye nje kureba muzehe hangaha yari yampamagaje urumva ntumbonye mu manutana kuri moto se ndakubonye sigara amafaranga amaze kuyishyura se ugira ngo ndakubeshya se do nabonye amafaranga twishyura ku matelefone nta kintu cyo mu ntoki na kimwe niko ubwo rero naza kubagurira ku mugoroba agacupa ubansurize muri muro bakakwande Aipo kwa kariki. Agiye kubaka. Ariko ikibazo cye ni kimwe nawe agira umugore ugira umushira. Impamo y'Imana umva ajya bishura kare. Sibyo? Sawa. Musari nyine umuhanzi ndamye wishiti na Brenda. No ngo ngira bana. Bavuga ngo ibiki? Kandi se nya n'ubugute abari umutezi w'indongo. Yishongora nyine. Nabyo narinzi. Cyenda ngubu kujya munyemerera dutembe basi nona. Tumanuke ho gake mu mutare.
maze nubwo nashika ko ziri ku rugo aho ngaho tugasharamo tukagarukaho mu ishyamba kareba inyana ho inyana za rwankungu gafitemo ikimasa nahawe kikinka nkungu nahawe n'umwana Dodo ariko iyo si inyana yabyaye ai bambe inyana zo kumigongo inyana z'amayenji ateye ibikanu zifitemo ibishama ariko ni inyana ho gacwa menya harimo nk'inyana nk'eshanu wakuru yuko agenda ukajya kuzitsimba ku bwamisi inka se zijya mu minsi nazo ingana ntabwo bajyana ibyiza gusa se no si byiza bivuze ko wagereranya misi n'inka ibyo ko tubireke mbese uzabireba waje kubona yayira nuzaza se kandi nuzanayira mu rugo sheri amapusi chipsi nibiryo nibiryo umva ndu mugiraga hano amateke oya ego ibikoro ndabyo uzi ubwo se ucuruzaga iki gusa ibyo bintu urumva ngabe ariko ni mu masirimangu urabona musohokanya no hasirimu njewe mugiraga hano umwumbati oya ndakijumba ntabyo ego ukunda wicundebyeho weho na jofure sinago ndagose mwicundebyeho ku bintu by'ibitanda cyangwa uzi ngo ndabyo ndabizi none ukunyicisha inzara iryo banga umaze igihe kingana guturize ako mama idisura ukunda ngukundaga reba igihe wabikoreye cyose kandi nje ndabizi nje rukozi ndabimaranye iminsi myinshi ariko uri kunyicisha inzara nazo Dave nanone ase shiri ko ngwamagara n'ufite telefone byagenze bite fata iki uranshakira iki mu rugo byagenze gute se kandi ibyo umva ibyawe nabimenye byo kumisha ko ufite umugore uramufite ufite n'abana babiri genda ubane n'umugore wawe mu mahoro meza umpa amahoro yanjye ase shiri none waduteranye bangiye nihore n'umugore wawe madamu wawe w'abana bawe siga papa Keve we niko nta nisoni nguje hano guteka umutwe ako se shiri ko ngukunda ubizi kuba narahubutse gushaka kuko bigiye kubindenganyiriza umva ndabyumva pe kuba nkunda nanjye ndagukunda de kuko kukwikuramo byananiye nagerageje byananiye ariko mva nkubwiza ubu muntu ndabufite sibyo mfite ubu muntu muri ngewe ese ibaze ndamutse ntandukanyije umugore wazamuye akaboko wowe ubwawe ubishaka mukajya gusezerana niba nkunda basi waretse ibyo byose tukabyirengagiza tukabera nk'abatangiye bundi bushya Ntabwo ufite gatorosha. Ese mu ndakasha. Siko mufutse ko tayishira kuri kamera wabirerewe. Reka mbevuge. Rero uyu muntu ibanga rye sigaye ryo yibagiwe. Umugore wamaze kunezerwa umugabo wundi. Sari. Cyangwa imbogo intego zawe zose zo mu buzima niba ushaka kuzazigera unana namwe sigaye wenda no kuzaba perezida ushaka no kuzaba meya yewe niba ufite n'intego zo kuzasara ukumva uko bimeze uzigire muri movie nibwo uzazigeraho zose ni iminota 10 yagwaye iminota myinshi ngo n'ubu ngubu yicaye hano aticaye ntureba iyo kamera hiri Chebo iseno memba ni nyinshi ariko ntago zingana nizo mama idama so rero filimi ihagarara akazi nari namaze kwigaragaza uri komeza ukanyitaho mfashe mayibobo nyizanye hari aranutse nkayo rwanjye ngo mwereke ikintu urumva nawe ufite ubwenge bw'inzara akugiye nakubwire ko ufite uburenganzira bwose kuko nagura bimenya ako kubera iki uburenganzira ntabwo ubushaka ndabushaka none se ko iki nkubwira ngo uyifate ukabyanga noneho mu buzima busanzwe mama idafite Fitaranshaka kuzamura kabisa. We nta kibazo. Miliyoni 2 zo nta kibazo ndazigwa ntago byari ngombwa yuko unantumiza no kwenda mbana nagukumbuye mahiti bose baca kugira ngo manze mbabone. Nahizo zo nta kibazo. Ejo wanyura ku kazi nkaguhereza ka sheke kuko ntago nayitwaje. Sheke. Nkaguha ka sheke ariko uziko iki ubu sigaho zigusinya sheke umuntu akaza kugutinda gusinyira sheke cyane rwose. Umva ngo nkitangira kubona amafaranga ikintu cya mbere nakoze nabanje niga gusoma no kwandika umaze ko umuntu w'umugabo kwera biri kuza rega ndimo ndashaka no gushaka umugore muri iyi minsi ndabiteganya nabyo okay cyugo
nanjye ubwo ngiye gusubira mu kazi n'ubundi urumva nibwo nembonye akantu k'agapoze buriya ejo uzamvugisha. Oya ejo nzakugeraho nta kibazo. Nta kibazo rwose pe. Kado nkinguriraho sha. Niba Kado. Fungura. Usigo ufite noneho yitwa nde? Yitwa ndarabizi yuko ari jewe. Nawe nyamuhamagara Rutemi sinabyibagiwe. Neza. Papa yidi sawa rero. Sawa. Bihe byiza cyane kabisa. Sawa warakize neza uzi kusiga ugenda neza nk'abakire. Rutemi. Taraba. Kamai. Ay nako byabaye we. Baba we. Yewe tatona cyari Rutemi si ubusanzwe. Shamutinda rutajya koko. Barabashyira ubushyisa nzakira ariko ye. Nitabe papa yiti cyangwa nongere ndyame. Iyi modoka nyisore muri parikingi. Kanongere nsinzire ndeko nongera kuzirota basi. Karame. Ntabwo yatuma n'umuntu arota n'ibintu bizima cyose ni guhamagara.